nubwo atari buri gihe ari ukuri kuri bose, hari impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma abantu barebare basaza vuba kurusha abafite uburebure busanzwe. Ubushakashatsi bukunda kwerekana ko abantu barebare bashobora kuba basaza vuba ugereranyije n'abantu bagufi. Nibyo tugiye kuza tureba muri iyi video. Turaza kureba ubusobanuro bwimbitse abahanga bagenda bavuga kuri izi nyigisho. Turaza kureba ese ku bantu barebare biterwa n'iki, ese ku bantu bagufi biterwa n'iki. Nyuma yaho ndaza kukubwira ibyo umuntu muremure nawe ashobora kuba yakora ntabashe kuba yasaza vuba. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, nkwibutsa kwiyandikisha ugakora subscribe kugira ngo n'ubundi ubutaha tuzajye tubana no mu bindi biganiro. Impamvu ya mbere ikunda kugarukwaho ni imikorere y'uturemangingo, icyo bakunze kwita cells metabolism. Abantu barebare baba bafite uturemangingo twinshi kurusha abafite uburebure busanzwe cyangwa bagufiya. Ibi bituma umubiri ukenera imbaraga za ogisijeni ndetse na karori nyinshi kugira ngo usane ndetse unasimbuze uturemangingo twangiritse. Ibi bikaba bishobora kongera umuvuduko wo gusaza vuba. Ikindi cya kabiri bakunze kugarukaho harimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'umutima. Umutima w'umuntu muremure ukora cyane kugira ngo usukure amaraso mu bice byose by'umubiri, cyane cyane mu bice biri kure nk'amaguru. Ibi bishobora gutera kwiyongera k'umunaniro w'uduhumekero n'uduhaha tw'umutima bikihutisha gusaza. Ikindi cya gatatu hari imiterere y'imisemburo, iyo bakunze kwita hormone. Abantu barebare akenshi baba baragize imihindagurikire ku misemburo y'ubwiyongere, iyo bakunze kwita growth hormone igihe bakuraga. Iyo misemburo iyo yabaye myinshi cyane bishobora guhutaza imikorere y'uturemangingo mu gihe kirekire, bikaba byatera gusaza hakiri kare. Ikindi hari imirire n'imbaraga z'umubiri. Abantu barebare bakeneye ibiribwa byinshi kugira ngo umubiri ukomeze gukora neza. Iyo batabibona bihagije, imbaraga z'umubiri cyangwa immune system ziragabanuka, bigatuma bagira intege nke cyangwa gusaza vuba. Ikindi cya gatanu harimo stress n'imyitwarire. Abantu barebare rimwe na rimwe bahura n'igitutu cy'imibereho, ibyo bakunze kwita social pressure cyangwa kubura imyitozo ikwiranye n'imiterere yabo. Ibi bigatuma bagira stress nyinshi ishobora kuba yakongera gusaza vuba. Abashakashatsi benshi harimo abo muri University of Howard and University of California basanze mu bisanzwe abantu bagufi baba bafite amahirwe yo kubaho igihe kirekire kurusha abarebare. Reka turebe ku bantu bagufi. Abantu bagufi kenshi bagira amahirwe yo kubaho igihe kirekire kurusha abarebare nk'uko twabibonye. Icya mbere bavuzeho uturemangingo twabo dukura gahoro. Abantu bagufi baba bafite uturemangingo cyangwa icyo bakunze kwita cells duke ugereranyije n'abarebare. Ibi bituma umubiri udakoresha ingufu nyinshi mu gusana ndetse no gusimbuza uturemangingo, bigatuma gusaza bitinda. Mu magambo yoroshye, umubiri wabo wihuta gake gusaza. Umutima ukora bike. Umuntu mugufi umutima we ntusabwa gukora cyane ngo usukure amaraso mu bice byose by'umubiri nk'amaguru maremare cyangwa amaboko maremare. Ibi bituma umutima utarambirwa vuba, kandi umutima niwo muyobozi w'ubuzima burebure. Icya gatatu harimo imisemburo y'ubwiyongere. Iyo misemburo myinshi igira ingaruka mu turemangingo ku buryo ishobora gutuma dusaza vuba. Abantu bagufi bo baba baragize urwego rusanzwe, bityo imikorere y'uturemangingo yabo ikaramba. Ikindi barya bike umubiri ntusaze cyane. Umubiri w'umuntu mugufi ukeneye ibiribwa bike kugira ngo ukore neza. Ibi bigabanya umuvuduko w'imikorere y'uturemangingo, bityo bigatuma umubiri uhorana imbaraga igihe kirekire. Abahanga benshi bavuze ko kurya bike ariko neza bigira uruhare mu kubaho igihe kirekire. Ibyo bikunda kuboneka cyane mu bantu bagufi. Ibisubizo by'ubushakashatsi bwa University of Howard basanze abantu bagufi, by'umwihariko abagabo bafite 1.57 metero
cyangwa munsi yayo baba bafite ibyitwa FOXC3 ifasha uturemangingo gusana no kurwanya gusaza. Mu bihugu nk'Ubuyapani, aho abantu benshi bagufi, ubuzima burebure nibwo bwiza kurusha ahandi hose ku isi. Kwirinda indwara zifata abarebare. Kenshi abantu barebare bakunda kugira ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima n'imitsi kubera uko umubiri wabo wubatse, mu gihe abantu bagufi bafite ubwirinzi kuri izo ndwara. Mu magambo arambuye, abantu bagufi ntibakenera imbaraga nyinshi ngo umubiri ukore. Umutima ukora neza, imisemburo ikaba ku rugero, byose bigatuma basaza buhoro kandi bakabaho igihe kirekire. Niba uri umuntu muremure, hari inama ushobora kuba ugirwa. Umuntu muremure agomba kurya neza no guhitamo ibiribwa bikwiye. Abantu barebare baba bakeneye intungamubiri nyinshi kurusha abandi. Ibiribwa bifasha mu kurwanya gusaza ni ibi: harimo imboga n'imbuto. Mu mboga twavugamo epinari, avoka, amacunga, karoti birwanya ubushaje bw'uturemangingo. Amavuta meza harimo olive oil, amavuta y'ifi, ibinyampeke n'amavuta y'ibinyampeke bifasha ubwonko n'umutima. Ifi zifite omega 3 nk'isamake, saladine zirinda umutima n'udutsi tw'amaraso gusaza. Ibiribwa bidakize ku isukari ndetse n'umunyu, kuko ibyo byihutisha gusaza no guhangayika tw'uturemangingo. Ikindi harimo gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho ariko itavunanye, nko kunyonga igare, koga, kugenda byibuze iminota 30 ku munsi, yoga cyangwa kugorora umubiri. Ibi bifasha umutima, imitsi n'amagufwa gukora neza, bikagabanya stress n'ubusaza byihuse. Stress ni imwe mu mpamvu nyamukuru zitera gusaza hakiri kare. Fata umwanya wo kuruhuka buri munsi. Ikindi harimo kwirinda ibintu byangiza umubiri, harimo inzoga n'itabi nyinshi. Irinde kuryama utariye neza cyangwa kureka amazi menshi mu mubiri, cyangwa kuba wareka amazi. Kwita ku ruhu, siga amavuta arinda izuba, kunywa amazi menshi, kurya ibirimo vitamine C na E bifasha uruhu kugumana itoto. Kugenzura ubuzima bwawe buri gihe, kora medical check-up 1 cyangwa 2 mu mwaka. Kugenzura umuvuduko w'amaraso, isukari, cholesterol n'ibindi. Ibi bifasha kumenya kare ibibazo bishobora gutuma gusaza kwihuta. Kugira umunezero ndetse no kumwenyura. Ibi nabyo abahanga bavuga ko ku bantu bishimye, kuko ibyishimo bituma umubiri urekura hormone zirinda stress ndetse n'indwara. Ndagushimiye cyane wewe wabashije gukurikira iyi video, kugira ngo tuzasubire n'ubutaha. Niba yagufashije cyangwa hari icyo wungukiyemo, ugenda udakoze subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho